kuba waduhaye umwanya Aurore karibu kandi turakwishimiye kandi turagushima cyane. Thank you. Amakuru ni meza cyane. Umva urasa neza mana yanjye. Ariko nyine bavuga ngo urasa nka bike. Ariko bike nabyo ari igihe bishira ugasanga umuntu asa nka ntabyo. Arasa n'Imana. Urasa n'Imana. Ntabwo sikora singobwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana. Welcome. Thank you. Amakuru ni meza. Kigali wisanze ko wisize se cyangwa hari imihanda wagiye uyoba ugakenera Google Map? Ndi kuyoboza. Ndayoboza. Ese heruka ryari buriya ho? Amaheruka muri 2015. 2015 ubwo waheruka. Wow, hari byinshi byahindutse. Wecawe byose byarahindutse. Byose. Byinshi cyane. Ni iki kintu cyambere wabonye ugasanga cyarahindutse completely? Well, the buildings, imihanda, isuku yo ni ibisanzwe. Cyakora Kicukiro wari uri kumbwira uti ndi mu bice bya Kicukiro wabonye ukuntu Kicukiro isigaye yaka. Musigaye mufite na highway. Ni hatari. None se uri hano igihe kingana iki kuko tuzi kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waratashye urahari igihe cyose cyangwa ufite gahunda yo gusubirayo? Ufite gahunda yo gusubirayo. Maze amezi 2 hano. So nzasubirayo vuba. Uzasubirayo vuba iminsi mike. Sawa wakoze cyane vraiment kuza iminsi itaranarangira. Hanyuma se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho utuye ubuzima bumeze gute? How is life nyine hariya? Life is okay. Not very good but okay. Kubera ntabwo uri kumwe n'umuryango, ntabwo ugira gusabana nk'uko wabikora hano, but overall nta kibazo, akazi karagenda, ibikorwa byose umuntu arimo biragenda usibye ku kantu ko gukumbura mu rugo gusa. Harya buriya umaze igihe kingana gute waragiye? Imyaka 7. Kandi wagiye uri muto quand même, kujya kure y'umuryango uri muto ni muri kumwe nabo, byari bimeze bite? Byari bigoye cyane kubera ko nubwo nigeze niga muri internat ngo menye kuba kure y'umuryango, so kwisanga ahantu ntari hafi ya famille ndi njyenyine, it was challenging. Niki cyakugoye cyane muri ibyo? Just kubona ntababona hafi yanjye. Yego. Ibyo twavuganaga buri munsi ariko kutababona hafi yanjye byarangoye. Yes. Hanyuma kugenda ujya muri US, was it a choice or ugiye kwiga or ugiye kubayo, you wanted to change ubuzima bwawe gatoya? What was the cause yo kugenda? Nari ngiye kwiga. Okay. Wigaga iki? Civil engineering. Umva babyita ikimene. Yaje kwitabona mu highway. Wa mugani. Ni nayo yituba mugani mu bintu wayisubona ibintu by'inyubako iki. Ubu se nibyo ukoramo? Oya, ntabwo ari byo nkoramo kubera ko ntabwo narangije. Hajemo imbogamizi kubera ibibazo bya famille. Nkora muri ubundi muri health actually. Which category? By'abantu bari disabled. Okay. Yes, but I'm planning gusubira muri career yanjye. Niyo passion yawe se nibyo bintu ukunda? Cyane. No muri high school actually nize construction. Uzi ko yanjye yaburaga gatoya ngo nige construction. Ariko n'ubundi bifite ahantu bihuriye. Amashanyarazi n'amatafari kanyagemo amashanyarazi gute? Technique byose. Turacyari kumwe n'umwe muri ba nyampinga b'u Rwanda yitwa Miss Aurore Kayibanda. Turi kuganira rero mu kanya twari tuhereye ku buzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atubwira ati rwose ati nkigerayo ndi kure y'umuryango mva byabanje kuntonda ko sinari narigeze mba no muri internet. Ese nicyo kumbura kurusha ibindi byose yuriyo? Abanyarwanda. Ni kumwe n'abantu. Yeah. I know. The life hariya community abantu babana gute? What's the difference y'uburyo ki abantu babana hariya na hano? Well, hariya naho community y'abanyarwanda barabana neza, ariko the problem is umwanya. Buri muntu wese aba ari busy, yihugiyeho, donc kubonana ntabwo biba ari nk'ukuntu abantu hano babonana. Yes. Hanyuma ni umuco uhamaze igihe cyangwa se when do people meet? Abantu bahura ryari cyangwa every time abantu bari busy?
all the time abantu bari busy but like you have to organize, you have to plan. Ariko bagira ibitaramo by'abanyarwanda bagira banatumira n'abartiste bagahura cyangwa se nabo ubwabo bagatarama, ariko ni occasionnellement, ntabwo ari ibintu bihoraho. Rero ugira utya uraza uza no mu bihe bibi kabisa, ntitwatinya kubivuga ko ari ibihe bibi, aho twabuze inshuti yacu, inshuti yawe, umuvandimwe Yvon. Byabaye waraje cyangwa wari utaraza? Nari ndi hano. Wari uri hano. Yvon, mwari muziranye, umubano wanyu wari umeze ute? Niki wibuka kuri we? Well, Yvon ni murumuna wanjye, ni musaza wanjye mutoya. Twarakuranye, twarabanye, donc ni musaza wanjye. birumvikana. Et puis ni gute hari ninde wabimbwiye, niba ari wowe sinzi, imyaka 27 ubanza na Henry nawe yaratabarutse ari afite icyo kintu kiba cyakiriye ute, ukivuga wiki mu by'ukuri igihe naba narababaye mu buzima ni muri 2012 kuri Henry, ntago nigeze ntekereza ko nshobora kongera kubabara da extent. So Buravan yansubije mu 2012. Ntabwo ari ibintu nabashije kwakira, to be honest. Courage, Yvon. C'est atubwiye ati big time. To spread love. Have a mentality. Hari igihe rimwe na rimwe tuvuga ngo nyine we're not grateful, ubuzima ni bubi, kadutwaye umuntu. Ariko nanone nkivuga ko busa nkaho buba bwadutije. You know, nkuko umuntu yagutiza runeze cyangwa iki hagize igihe akubwira ati zinsubize. Kuri giye uko mbibona nk'umuvandimwe navuga nti ahubwo ubuzima warakoze kuba warampaye imyaka irenga ingahe namumenye. You know, and I live with that. Ni gute mutekereza mwembi, wenda tunabiganireho, ni gute twagumana iyo legacy yabo, ni gute twasigasira urwo rwibutso rwabo? Well, for me, ikintu cya mbere nize, I think it was in 2018, narize kumenya ngo to celebrate the life they lived. My brother lived because even ntabwo yari bwagende. I decided to never cry again. Kubera ko numvaga mu mutima wanjye ikintu kimbwira ngo nawe hari he wouldn't be happy to see me crying. So I think that's what we should do, even though bitoroshe, ariko that's what we should do. And again, kuri bombi amahirwe dufite n'ikintu ngewe kinyubaka, but Imana yabahaye talent. At least we can hear their songs to like they are alive. Twari turi kuvuga mu kanya ku gihe wabereye Miss muri 2012. What was the thing? How did it feel kuba Miss icyo gihe? You were how old were you icyo gihe, if I may ask? 19. You were 19. So batoraga gute icyo gihe, byagendaga gute? What is the summary waduhereza y'ukuntu Miss Rwanda icyo gihe yategurwaga? Ntaho bitandukaniye cyane n'iby'iki gihe, usibye ko nyine urumva uko imyaka igenda, like hagenda habaho ku-improvinga. Ariko it's not different. Nyine yari ama preselection muri buri ntara, batoraga igihe cyacu batoraga batatu. Noneho 15 akaba ariyo bajya muri bootcamp. Batatu muri buri ntara. Urugendo rwo kugira ngo ujye Musi rwaje gute? Igitekerezo cyaturutse he? Well, that was my brother's idea actually. Henry? Brothers mufite akazi kenshi. Niwe kubwiye ati jamo. Yarangiye jamo, and another friend called Antoine. Baranyandikisha. Ntabwo nari ndi mu Rwanda, by the way. Nari ndi Burundi. Barambwira preselection uyu munsi n'uyu i Butare, you have to come, so I went. And then you won. In the south ninjye waba wa mbere. Then ngira nza muri hano nyine muri
final and I was blessed again. Natsinze. hanyuma se mu rugo babyakiriye bate? Henry yari yabibabwiye cyangwa byari hagati yawe nawe? Oya twabivuganyeho et puis tuvugana n'ababyeyi. Obviously yagomba kwanza gukonvinsinga papa. Barabyumva and they were supportive. So ukanira cyane ubwo ni papa? Yabyumvise se byihuse cyangwa byasabye famille yose ko mukomeza gushyiraho? Mwakoze business proposal? Oya yarabyumvise kuko mbere yaho I was a model, so byaroroshe kubyumva. Yego. Hanyuma rero ikambura ritwara ubona uratsinze, ubuzima bwahindutse gute cyangwa iki cyahindutse ku buzima nyuma yo gutsinda Miss Rwanda? Ibintu byose byarahindutse. Attention, bikorwa, kujya ahantu ntari nsanzwe njya, kubasha kubona opportunities zitandukanye just because of the title. Hanyuma vuba ahangaha Miss Rwanda yarahagarizwe kubera impamvu zumvikana. Hanyuma ubu ngubu what is the thing ubibona gute wowe kuba none ahangaha abana b'abakobwa batangiye gufata icyemezo cyo kutemera ihohoterwa bakorerwa mu bintu bigiye bitandukanye, not even wenda muri iyo event, ahubwo no mu event agiye atandukanye? What do you tell abo bana batoya batangiye gufata ibyemezo byo kwanga iryo hohoterwa? Nababwira courage kubera ko ntabwo ari byo, nta muntu n'umwe agakwiye guhohoterwa. Excuse me. So ni byiza kuba batangiye noneho kumenya kubasha kwivugira, kubera ko kubibikana none bizatuma n'abandi bari inyuma yabo bahohoterwa ntibabivuge kubera ko badafite example. Ese do you think ko event ya Miss Rwanda ari ngombwa? Would you advocate ko igaruka cyangwa ihagarara kubera bya bintu byabaye? Well, ntago ndi buvuge according ku byabaye kuko ntago nzi neza what happened. So ariko event ya Miss Rwanda I will support it ko ibaho kubera ko I myself ndi umuhamya wo kuvuga ko hari icyo yangejejeho nk'umwana w'umukobwa. Literally iyo itaza no kuba ntabwo uyu munsi ndariko ndi kumwe namwe hano. Hari abavuga ariko batitesha agaciro umwana w'umukobwa, kuza imbere kumwerekana gusa ngo kubwiza, bati no ntago y'agaciro umukobwa. Ubivuga wiki wowe? Ababivuga ngira ngo nuko bataba bashatse kumenya exactly icyari cyo Miss Rwanda. Ntago ari ubwiza gusa ko nka Sandrine nibaza ko abaye mu ba judges, ntabwo ari ukugenda ngo werekane beauté physique gusa, hari byinshi bigenderwaho, ahubwo igihereza uwo mwana w'umukobwa value no kwerekana exactly icyari capable gukora muri society. So uvuga gutyo ngira ngo ahubwo yagakwiye gushishoza akabaza byimbitse akamenya neza what it is about. What is the thing nk'ubu ngubu tuvuge ko Miss Rwanda igarutse, right? Wenda se warumubwiye ko utaramenya neza wenda amakuru y'ibyabaye, ariko ukurikije amarushanwa yose yagiye aba kugeza amaginga ya ni iki kintu wumva Miss Rwanda iramutse igarutse yaza yongeyemo? What is the piece ubona nkawe umuntu wayibayemo ariko none ukanirebera hanze y'ikibuga ubona ni iki yaza none ifite this time igarutse? To be honest with you, Miss Rwanda nifata nka igihugu cyacu in general cyanyuze mu mateka akomeye. Ni igihugu kirimo kiriyubaka umunsi ku wundi. Same as Miss Rwanda. Miss Rwanda ntabwo ushobora kuyikompara na Miss South Africa cyangwa Angola cyangwa Miss World. Umunsi ku wundi habaho improvement. As I said, muri 2012 uko byari bimeze ntabwo ariko uyu munsi bimeze aho byari bigeze. So there's nothing specific that I can say right now bahindura, no kujya inama nyine like ni improving. Yego. So hari abantu benshi bashobora kuba bumva aho ariko batazi yo a little bit of a private life. Iyo Aurore ari mu rugo wenda se yafashe umwanya wo kuruhuka ntiyakoze, ni iki kintu uhereza umwanya bwa mbere? Ikintu cya mbere ntereza umwanya ni ukuvugisha famille. You are a family person? Yes, I am. Oh, that's good. Hanyuma, do you have a best friend in your family?
I do, my big sister. Your big sister. Turamutuje cyane. Yego. aho bose ko hari babiri ni uwuhe Bombi. cyangwa nze kubateranya bombi turabashoboye cyane ruguru umugati n'ugura jambo. Yeah, both of them are very close. nibyo bindi baza ababyeyi ngo umwana mu bana bose ati bana bose bakunda kimwe ati bombi rero aha hari Liliane yatubwiye ati mwaramutse neza Kiss nizere ko meze neza musurize Miss Aurore mutabanyarwanda turamukunda cyane ati cyane ngewe Liliane tamahoro n'imigisha bimuhoreho murakoze. Hanyuma undi hari abandi bagiye batwandikira bati karibu kuri Miss Kayibanda n'uwitwa Tegura Tereza yaciye kuri Twitter amuhikaze. Hanyuma Miss Aurore, what is your favorite outfit? Yo Miss Aurore yambaye neza muri wowe ubavuga ati nambaye gute nirihe bara wambara ukumva ebana habisa abana ndafunze ndadade white umweru hano cyari bakavuga ati inuma iragiye. Okay, hanyuma Miss Aurore yagize gutya gahura na challenge ikomeye cyane niki cyambere ukora mu gihe kugira ngo wongere wisuganye? Gusenga. Usenga mu rusengero cyangwa ufata umwanya wawe nkasenga. Hanyuma se wagiye muri church wagiye gusenga urano muri service hari ibintu byinshi hari abara ubanza kuhimbaza tukaza kuramya tukaza kubwiriza no gutura niye party ukunda ni party kuvugisha kurusha izindi? Kuramya no guhimbaza. Sinakubwiye ngo ntuve muri arato Sandrine. Ntuve muri kwa. Naje nkomerezeho mfatireho mu kanya rwose twomeze turamye duhimbaza. Hanyuma se indirimbo zo kuramya no guhimbaza z'abanyarwanda ujye uzumva cyane ni nk'izihezi ni nk'abahe bahanzi bataburamo abona hari ukuntu umuntu aba afite aga playlist ke ari mu rugo mu gihe ashaka uwo mwanya wo kwegera Imana ninde ushyira reka mvuga ni indirimbo yamfashije cyane mu gihe ntari merewe neza papa wanjye arwaye no kugeza asoje ubuzima bwe ndanyuzwe ya Aline Gahongayire mbonye umuntu we ya Aline. Hanyuma se izi na sana appreciate aho ngaho ndumva ndaro kugira ngo mikoro yawe batayikuraho. Sandrine wabuturetse gatoya twireba umve nkome public figures abantu bakunze kumenyekana cyane hari igihe umuntu afata umwanya wo gukora kuri projet ze muri rusange hano wikorera kuri gahunda zawe z'akazi ariko kubera ko ufite n'abantu benshi bagukurikirana ukagira ibintu bimwe ukora byo kuganira n'abantu cyangwa se no kubakorera kuko nyine baba gukurikira nibihe bintu ukunze gukora ubigeneye abantu wenspira nk'uyu nguyu cyangwa se abantu bagufana? Njyewe rero nkunda charity cyane. Yes, I do that a lot. Ariko nanone yego fasha abantu batishoboye bababaye mu bushobozi mfite mu buryo nshoboye ndabikora cyane even though ndi hari ariko ndabikora hano mu gihugu. So ndabibuka duhurira kuri Clubhouse ni ngo ni space ya Clubhouse but you know ni Clubhouse and the application byari abantu bagiye ikibazo muri Congo ikirunga cyarutse turi gufasha. Okay, yes, hanyuma abantu muri rusange ko aruvuze kubabonera umwanya n'iki social media ntago nyikoresha cyane. Icyo kintu ahubwo ugize neza ubikomoje ufikira social media ntago ikoresha cyane pe. Ntago nyikoresha cyane ariko every year ngira time yo guhereza abantu umwanya ask me a question kandi nkabasubiza. None social media kuki utari iyikoresha cyane? Abantu benshi usanga bariho ariko we waravuze uti numva ndayizibukiriye mugani sinyire yagiye mu murenge wazibukiriye. Sinzi niko umuntu abateye ntabwo si ibintu byanjye cyane. Ntabyo ubona bikwicira cyangwa uhomba cyangwa bijye amahirwe wenda ushobora kubura kubera utayikoresha?
oya nemera ko ikintu cy'umunani kijya yeah True. so When is your birthday? Feb 22nd ukora kabiri kabiri 2022 it was a special day uyu mwaka yari Special day. Yeah. How did you celebrate it? I think I was talking to people on my Instagram yeah iri jambo Miss ibihe byose rikunze kuza iyo abantu bavuze Miss Aurore ubyakira uti icyo kintu ndibwira ko atari n'ubwa mbere ucyumvise ubyakira uti ntabwo ari ubwa mbere ni umugisha kandi mbishimiye Imana cyane kubera ko nkunda kubivuga ntacyo ndusha abandi n'undi yakabyiswe ariko kuba ngyitwa ni umugisha mbishima Imana kandi n'ababinyita nk'abashima Aurore niki wabwira abantu bari kukumva aka kanya hari abagukunda hari abajya batwandikira ngo uri icyitegererezo cyabo niki wababwira Especially young women though. Well, ikintu nababwira cyambere nuko nanjye ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza nk'uko nabo babinyifuriza young women kumenya indangagaciro zabo kumenya kwihagararaho kwihagarara ariko si ugusuzugura kuko hari igihe abantu babyitiranye yes ni kumenya values zabo bakagira n'intego mu buzima bakamenya icyo bashaka kugeraho bakabikorera mu nzira nyayo I think nicyo navuga abanyarwanda muri rusange ndabakunda hari comments nyinshi zari zimaze iminsi ziriho abana b'abakobwa bavuga bati turashaka kujya twambara uko twe dushaka uburenganzira bwanjye nibyo bigezweho but then izindi nzego zavuga bati oya rimwe na rimwe hari ibyo kwambara n'ibyo kutambara mu ruhame ubivugaho iki icyo kintu ikintu mbivugaho mu kinyarwanda bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika so buri gihugu kigira umuco wacyo u Rwanda narwo rufite umuco wacyo kigenderaho harimo n'iyo myambarire n'ibindi byinshi bigendana nabyo so icyo nabivugaho ni uko twagerageza kubaha umuco wacu kugira ngo igihugu cyacu kitazacika none se Aurore ubigenza ute kugira ngo ugumane uwo mwimerere wawe n'izo ndangagaciro zawe noneho wowe nta nubwo ari abashyitsi wahuye nabo baje hano uriyo uri mu gihugu cyabo nibo bantu muhure nibo mukorana nibo nshuti muri guhura ubigenza ute ngo ugumane uwo mwimerere wawe izo ndangagaciro z'umunyarwanda kandi uri mu mahanga icyambere nuko ndi umunyarwandakazi kandi nkunda igihugu cyanjye so hariya ndarepresenta igihugu cyanjye ngomba kwerekana image yacyo ntabwo ngomba kugenda ngo mite nadapta ibyo nsanze hariya kuko nabo bari kunyereka ibyabo nanjye ngomba kubereka ibyanjye ntibishobora gutuma se hari ukuntu utiintegra muri societe utasa nk'abaho nyine ugasanga wenda ushyizwe ku ruhande oya uzarebe no mu bantu benshi bagiye baharanira uburenganzira bw'ibihugu byabo cyangwa se bwa muntu ntabwo ari inzira yoroshe so you have to fight kugira ngo nawe ijwi ryawe cyangwa ikintu cyawe kigaragare uko kigomba kubona alright I think nukuri tugushimira ko wabanye natwe you know and mbere yuko tugenda wenda watubwira imwe mu zindi mpano ushobora kuba ufite tutazi abantu batazi ushobora kuba uzi kwandika ushobora kuba ujya uririmba iyo ufunze icyumba muri dushe cyo kuba niba abantu urabona muri internet abantu batindaga muri dushe baririmba ati concert wayikoreye hanze ngerageza gushushanya reba mugani ibintu byo gukunda ubwubatsi gushushanya ndi kumva agaplan strategique no kwandika okay ugira ka gatabo wandikamo mfite twinshi twambanye twinshi cyane wakoze cyane thank you Aurore urakoze cyane and I hope ko ukomeza kugira ibihe byiza mu Rwanda bishobotse waba uhagumye ntacyo bidutwaye nanjye ntacyo bintu hanyuma udusuriza abavandimwe mama cyane kandi nusubirayo uzagira urugendo rwiza merci